Ndabasuhuje. Pi Network yashyize ahagaragara ivugururwa rishya rijyanye n'imishahara y'abagenzuzi ba KYC aribo ba validators mu gihembwe cya mbere cya 2026. Mbibutse ko igihembwe kigirwa n'amezi 3, ubwo ni ukwezi kwa mbere turimo gusoza, ukwezi kwa kabiri, ukwa gatatu kazarangira ibi byose byaramaze gukemuka. Aya makuru yatumye hongera kubaho ibiganiro byinshi mu muryango Pi ku bijyanye n'inyungu, transparence n'icyerekezo cy'indi ntambwe ecosystem igiye gufata. Iri vugururwa ryagarutsweho n'abakoresha X yahoze ari Twitter, ryakuriye cyane abapioneer bamaze igihe batanga umwanya n'imbaraga zabo mu kugenzura no kwemeza imyirondoro y'abakoresha Pi Network. Mu gihe Pi Network igenda yegera kurushaho kwakirwa no gukoreshwa mu buzima busanzwe ku rwego runini, iri terambere rigaragaza akamaro gakomeje kwiyongera no kugira abayikoresha bemejwe neza kandi bazwi. Kuva Pi Network yatangira, KYC yabaye inkingi ikomeye mu cyerekezo cyayo. Bitandukanye n'indi mishinga myinshi ya crypto yishingikiriza ku kwihisha kw'abayikoresha, Pi Network yashyize imbere kwemeza abantu nyabo kugira ngo yubake icyizere kandi irinde ikoreshwa nabi rya network. Abagenzura KYC bafite uruhare rukomeye cyane muri iyi system kuko aribo bagenzura bakanemeza imyirondoro y'abandi ba pioneer, bigatuma Picoin igabanywa hashingiwe ku bikorwa nyabyo by'abantu aho gushingira kuri boards cyangwa uburiganya. Nubwo bongeyemo AI yihutisha kwemeza KYC z'abantu bamaze kuzikora, aba validators baracyafite akazi kabone nubwo ari gake, ariko mbere yuko haza AI na fast track KYC, abantu bakoze akazi k'indashyikirwa. Ivugururwa rijyanye n'imishahara cyangwa ibihembo muri Pi ku ba validators mu gihembwe cya mbere cya 2026 bigaragaza ko Pi Network iri kunoza uburyo abatanga umusanzu bahabwa inyishyu. Nubwo ingano y'imishahara ishobora gutandukana bitewe n'umubare w'abo umuntu yagenzuye n'ubwiza bw'imikorere ye, iri vugururwa ryerekana ko network iri gukurikirana neza kandi igahindura sisiteme yayo y'ibihembo. Ku bapioneer benshi, ibi bifatwa nk'icyemezo kigaragaza ko umusanzu wabo wemewe ku mugaragaro kandi uhabwa agaciro. Mu muryango wa Pi, ibyifuzo ku bijyanye n'imishahara biratandukanye. Hari abagenzura biteze kubona Pi nkeya ijyanye n'umusanzu wabo uhoraho, mu gihe abandi bakoze igenzura ryinshi cyane biteze inyungu nini kurushaho. Ibi bigaragaza ikibazo gikomeye imishinga ya Web3 ihura nacyo, ari cyo gushaka ukuringanira hagati yo guhemba mu buryo buboneye no kurinda ubukungu bwa token mu gihe kirekire. Urebye ku rwego rw'inganda za crypto, uburyo Pi Network ihitamo guhemba abagenzura KYC butandukanye n'uburyo bwa mining cyangwa staking bisanzwe. Aha, abagenzura ntibapiganwa ku mbaraga za mudasobwa cyangwa ku mutungo bashoye, ahubwo batanga igihe cyabo n'ubushishozi bwabo nk'abantu. Ibi bihure n'icyerekezo rusange cya Pi Network cyo kubaka ubukungu bwa digitali bushingiye ku bantu, aho agaciro karemwa n'uruhare rw'umuntu aho kuremwa n'ubushobozi bw'ibikoresho twakwita hardware. Igira ivugurura ryashyiriwe ahagaragara nacyo gifite igisobanuro gikomeye. Mu gihembwe cya mbere cya 2026, Pi Network izaba imaze gutera intambwe ikomeye mu kwagura ekosisiteme yayo, harimo iterambere mu kwishyura, umutekano wa wallet n'ikoreshwa rifatika rya Pi. Uko ibi bigenda bikura, niko kwizerwa kw'abakoresha Pi bigenda biba ingenzi cyane, bityo guha agaciro abagenzura KYC bikaba ingenzi mu kurinda ireme n'ubwizerwe bw'iyi system ku rwego runini. Umucyo ni kimwe mu bintu byibazwa cyane n'abagenzura. Hari ibibazo byinshi byibazwa ku buryo imishahara ibarwa, igihe itangirwa, n'uko ibibazo by'amakimbirane bikemurwa. Kuba Pi Network itanga amavugurura ku mugaragaro bigaragaza ko izi mpungenge zizi kandi ifite ubushake bwo kuzikemura mu mucyo.
Ku bijyanye n'agaciro k'igihe kirekire nka PiCoin, imishahara y'abagenzura ifite inshingano ebyiri: guhemba abatanga umusanzu no gushimangira imyitwarire myiza mu muryango. Bitandukanye n'ibihembo bishingiye ku guhindagurika kw'isoko, ibihembo bya KYC bifitanye isano itaziguye n'ubuzima bwa network ubwayo. Ibi bishimangira ko Pi Network yibanda ku iterambere rirambye aho kwibanda ku byunguka by'igihe gito. Iyo ugereranyije Pi Network n'izindi network, ubona itandukaniro rinini. Network nyinshi zisaba aba validators gushora amafaranga menshi, bigaha amahirwe abifite gusa. Mu gihe Pi Network yo igabanya izo mbogamizi, igana abantu basanzwe amahirwe yo gutanga umusanzu ufatika. Bituma Pi Network irushaho kwegereza Web3 abantu basanzwe kandi benshi, igahuza n'indangagaciro zo kudashingira ku bakire gusa no kugira kuri bose. Imyumvire rusange mu muryango wa Pi ku bijyanye n'iri vugururwa isa n'ifite icyizere kirimo no kwitonda. Abenshi bishimiye ko umusanzu wabo wemejwe, nubwo hari abashinja Pi Network gutinda cyangwa kutabona imishahara uko byari biteganyijwe mu bihe byashize. Ibi ntibireba Pi Network gusa, ahubwo ni ikibazo rusange mu mishinga minini ya crypto. Ku rwego rw'imiyoborere, imishahara y'abagenzura igira uruhare runini mu kuyobora imyitwarire. Iyo incentives zisobanutse kandi ziboneye, bituma igenzura rikorwa kandi rigakoranwa ubushishozi, bikagabanya amakosa n'ikoreshwa nabi. Mu gihe Pi Network ikomeza kwaguka, kubungabunga ireme rya KYC bizaba ingenzi cyane mu kubaka icyizere cy'abacuruzi n'inzego zigenzura. Iri vugururwa rinibutsa n'ibibazo by'ahazaza, aho Pi Network ishobora kongerwa mu rwego rushya rw'ibihembo, gusobanura neza imikorere cyangwa guha abagenzura inshingano zindi. Ibi byatuma iyi nshingano irushaho kuba umwuga mu gihe igumye gushingira ku muryango. Mu isi ya Web3 muri rusange, KYC ikomeje kuba impaka zikomeye. Nubwo kwihisha bikundwa, ikoreshwa nyaryo risaba kubazwa inshingano. Kuba Pi Network ikomeje gushora imbaraga muri KYC, bigaragaza ko ishaka guhuza decentralization n'ikoreshwa rifatika mu buzima busanzwe. Ku bapayiniya batekereza kwinjira mu igenzura rya KYC, iri vugururwa ryo muri 2026 ni ikimenyetso cy'uko umusanzu wabo ufite agaciro. Nubwo imishahara ishobora kutaba minini cyane ako kanya, ariko ni ikimenyetso gifatika cy'ishimwe. Mu gihe kirekire, ibi bizashobora kongera ubudahemuka n'imbaraga by'umuryango. Ni ingenzi kandi kugenzura ibyifuzo. Pi Network yagiye ishimangira ko yubakiwe iterambere rirambye aho kwirukankira ubukire bwihuse. Imishahara y'abagenzuzi, aba validator, igomba gufatwa nk'igice cy'uruhare rusange mu muryango, si amahirwe yo gucuruza. Ibi bifasha guhuza imyitwarire y'abapayiniya n'indangagaciro za Pi Network. Mu gusoza, ivugururwa ry'imishahara y'abagenzura KYC mu gihembwe cya mbere 2026 ni intambwe ikomeye mu mateka ya Pi Network. Ivugurura rigaragaza uko ecosystem igenda ikura n'akamaro k'uruhare rw'abantu bemejwe. Nubwo hakiri ibibazo ku ngano n'igihe imishahara izatangirwa, iri vugururwa rishimangira ko Pi Network yiyemeje ubutabera, umucyo n'iterambere rirambye. Ku bagenzuzi n'abandi bapayiniya bose, ni ikimenyetso cy'uko umusanzu wabo ari ingenzi mu hazaza ha PiCoin no mu bukungu bwa Web3 muri rusange.